ibyishimo.com. Yego tubwire witwa Tom yitonze Pirashi. yego Mbahara bucyahazi. uri hano ufite Bibiliya hari ibibazo bimaze iminsi bibera aha ngaha ibyo bintu bigenda nabo Bimaze iminsi bihaba. Ariko noneho mu kuhaba byahabaye iminsi yose ishize. Kagaruka Imana ikabi. Ahubwo hari ikishaka ni iki ikishaka. Ni ukuvuga ngo hagati aha nibibwira abantu ngo bihane ntibabyumve. Yo hari ikimenyetso ushobora gukoresha. Ni ukuvuga ngo kugura umusaza byarabaye mu rugo rwe. Hari ikishaka kandi nawe ndibaza ko nawe twavuganye. mushaka iki Imana mushaka imushakaho mbese ishaka kugira ngo akizwe kuko hari ibintu Imana ishobora kuvuga ikavuga ati wenda ibi bintu biraba ikavuga ati wenda mureke gupfukamira za Bayali mureke kugira gute mureke kuraguza bakumva ko ari ibintu birangiriye aho ngaho ariko ari nk'umunyamakenga ibi bintu byamuhisemo kuko ibi bintu ntabwo bishobora kuba nta kintu wakoze ntabwo naje kubyirukana njye naje kumureba ninde wamugutumye nabyutse mu gitondo Imana irambwira ati ugende ku bantu baharinze ugende ubabwire bashake komanda bashake nyir'urugo nyir'ubwite kuko nyir'ubwite niwe igisubizo Imana yakubwiye izina rye ntabwo ari mbwiye ariko amazina arasanze bakomanda bayafite kuko n'ubundi irasanze bamushaka ni ukuvuga wabanje kujya kureba komanda abona kukuzana aha ngaha nabanje kujya kureba komanda twakwemezwa n'iki bari Imana yamugutumye ni ukuvuga ngo hagati aho ngaho njyewe naje kandi abo nashakaga nababonye kuba nababonye ndumva icyo cyo gihari ubutumwa wabashyikirije ubutumwa nabo bashyikirije ubwo butumwa tunyuremo muri make ubwo butumwa bwavugaga iki umusaza twahuye ndamubaza ese muzehe ko Imana imbwiye ngo biriya bintu biramutse byabaye nko ku muturanyi wawe wowe wabivugaho iki wabikemura uti arambwira ati rero ni nyine ati nanjye nta kindi kintu narenzaho ndabubwira nti none se buriya wowe nta kundi kuntu wabigira ati nanjye ndabibona kuriya ndabubwira nti rero ikintu Imana igushakaho va ku gihagararo cy'abasilamu utinya Imana uvugisha ukuri ni ukuvuga ngo hagati aho ngaho gusa aho twatandukaniye ntabwo biri ngombwa ko mvuga ibyo yavuze cyangwa se ibiki ariko ni ukuvuga ngo hagati aho ngaho ndumva icyubahiro cyahawe hanyuma Imana yakweretse ko hari umutanzaniya bararuze umukobwa we umutanzaniya ntabwo byajemo kuko twavuganye na komanda arambwira ati ntabwo ikintu cy'umutanzaniya kibaho n'uwo mukobwa bavuga wize twebwe twanagerageje kuba atarize ati none icyangombwa gusa ikintu dushaka ni ukuri uyu musaza none umusaza mu by'ukuri bamushyikiriye noneho n'uriya mukobwa nawe mbese nawe twahashakaga kubera ko nawe batari bamubonye twagezeyo nawe baramubona ubwo ndumva gahunda isigaye ari iy'uwiteka hanyuma urababwiye ngo bave mu nzu baratinda ibintu bitangira mu gitondo nahageze nkura n'umukozi ndamubwira umukozi Imana imbwiye ko usohora ibintu byawe ukagenda kuko hagiye gushya dore ko n'Imana izakwishyura umukobwa agira ngo ni bwa buhanuzi nyine busanzwe ubwo arangije ndagenda nje kuko ubwo komanda twavuganye tumaze kuvugana ndagenda Imana irambwira ati hamagara komanda maze umusaza yaje ntiyaje nibwo nazaga turahahurira mubaza ibyo bibazo byose nibwo umusaza wamushyikira n'uriya mukobwa ubwo birashoboka ko Imana yo hari ikintu ishaka kubavuza iri buhatwike ntabwo ari ukuhatwika ishaka gusa nuko ishaka abantu bakizwa irashaka ko bakava mu mwijima bakizwa mbese ni ukuvuga ngo niba hahiye mu gushya ntabwo ari ukuvuga ko we ayobe ko kuri kubaho ni ukuvuga ngo niba hahiye ko hari ikintu nakubwiye ko gusa naje kugera aho ngaho ndamubaza ndetse ko ndiba hari amazi y'umugisha ujya utera bite arambwira ati kuko ayo mazi njya nyatera hanyuma ese ibyishimo.com.